ntago Imana yatereye umugisha ngo kubera ko yakunze Yakobo ngiye umuhe for free ngo kubera ko yamukunze. Ntago ariko byagenze, ngira ngo urabihamya usomye nabyanditswe byera mu Itangiriro 23:26 ukagenda ureba amateka ya Yakobo yose, uzasanga Yakobo Imana itaramuhaye umugisha for free, umugisha yarawibye. Niyo mpamvu amahirwe dufite ntabwo dukuriye kuyapfusha ubusa. Icyo dusabwa gukora dukuriye kugikora none. Ubushake dukuriye kugira dukuriye kubugaragaza none, tukagira umwete uko Imana ikunda abantu bayikunda. Nshuti bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, turabashimiye ko mwakunze kubana natwe kandi mukomeje kubana natwe ku nyubako y'Agakiza Channel. Turabashimiye. Hari ikintu gito nshaka kubasangiza mbere yuko dusoza igice cyacu cya mbere cy'inyubako y'Agakiza, ariko igitekerezo cyo kubaka twebwe mu nyubako y'Agakiza cyitwa inyota yo kumenya. Twayiganiriyemo byinshi, ariko hari ibintu bibiri nshaka kubasangiza bitoya. Ubushize tuganira twaganiriye ku ijambo ryitwa amahirwe yo mu Mana ashaka. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa, cyangwa ndibuze kubabwira, ndibuhe izina ryitwa mpanguhe ku Mana. Mu Mana habamo mpanguhe. Ntago ibintu by'Imana ari ugutoragura, ari ugufata, ari ukuronka ukahita wigendera, ahubwo mu Mana habamo mpanguhe. Hari ukuntu Paulo yabivuzeho, ntago ndi bwinjire cyane mu murongo Paulo ashaka gusobanura, ariko ndashaka kugusobanurira gatoya uburyo uruhare rwacu ari ingenzi mu mugambi Imana dufiteho. Ndatangirira mu gice cya 8 cy'Imigani, igice cya 8 cy'igitabo cy'Imigani, igice cya 8, amagambo muzi muri benshi. Ni ijambo riri ku murongo wa 17 rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ushobora kuba uyu munsi wumva ufite inyota, ariko iyo nyota ntabwo ikubwira ngo ufite inyota birahagije, ahubwo iyo nyota irimo iragutegeka kugira ngo ushaka n'Imana umwete. Hari umwete ukwiriye kugira ngo niba ushaka kubona Imana, niba ufite inyota, hari uruhare rwawe rwo gushyiramo umwete kugira ngo ubone iyo Mana. Mwanditsi Imigani ko bivuze abantu nkunda abantu bankunda, ni Bwenge wabivugaga, arimo ahugura abahungu be, ariko ageze hasi abankunda abantu bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Hari ingero nyinshi z'uko ibintu Imana iduha tubigiramo uruhare. Navuga nko ku rugero rwa Kayini. Nusa mushakane cy'Itangiriro uzahasanga aho umwami Yesu yabwiye Kayini katarobanuye ku butoni ngakunde Abeli gusa, aho bwamubwiye ati Kayini niki kikurakaje. Ku murongo wa 4, Kayini niki kikurakaje? Mbese wowe nukora ibyiza ntabwo uzemerwa? No, kwemerwa ntago ari uko Imana yarobanuye ku butoni gutyo, ahubwo iyo usomye ibyanditswe witonze usanga Imana yaramubwiye ko nawe aramutse akoze ibyiza burya Imana yamwemera, kuko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka bafite iyo nzara n'inyota babikuye ku mutima, burya Imana irabemera ikabaha umugisha. Ugiye ku rugero rwa Yakobo, Paulo yakunze kuvugaho, Maraki yabivuze avuga ngo nakunze Yakobo ariko Esau wenda mwanga, ngo kugira ngo bigaragare ko Imana yabibahereye ubusa bitagendeye ku mirimo. Niko ko Paulo yashatse kubisobanura no muri Maraki 2 naho abivugaho gutyo, nico cya mbere umurongo wa 2 muri Maraki. Ariko ndagira ngo mbabwire aka kantu Paulo abisobanura, dukwiriye kwitonda cyane kugira ngo twumve uruhare rwacu rwo kugira inyota no gushaka Imana, kugira ngo tubashe gushira cyangwa guhazwa ko kwifuza kwacu. Mu gice 46 cya Yesaya yasobanuye ko umwami Imana avugira iherezo mu Itangiriro. Donc umwami Imana afata ibitariho nk'ibyamaze kuba cyangwa se nk'ibiriho. Mu yindi mvugo, iyo urebye imyitwarire ya Esau ukareba n'imyitwarire ya Yakobo, kuko Imana ibazi bose, uhereye mu ivuka ryabo ukageza mu isoza ryabo nta na kimwe cyayitunguye, ariko nyamara usanga nta kintu na kimwe Yakobo yaherewe ubusa.
ntabwo Imana yatereye umugisha ngo kubera ko yakunze Yakobo ngiwe muhe for free ngo kubera ko yamukunze. Ntabwo ariko byagenze, ngira ngo urabihamya usomye nabyanditswe byera mu Itangiriro 23-26 ukagenda ureba amateka ya Yakobo yose, uzasanga Yakobo Imana itaramuhaye umugisha for free, umugisha yarawibye. Ubwa mbere riganyije mukuru we amuhaye ibishyimbo, mukuru amuguranira ubutware bw'umwana w'imfura kuko yumvaga ntacyo bimaze. Ubwa kabiri aramuriganya, aca inyuma, amwiba umugisha w'umwana w'imfura, arangije arahunga. Kandi kubera ko Imana itarobanura ku butoni, ibyo bintu yarabiryojwe. Igihe yari arimo ariganywa, yariganyijwe umugore, ngira ngo murabizi ko yari yasabye Rachel bakamuha Leya. Nyuma yaho yongera kuriganywa inshuro zigera ku 10, ariganywa na sebukwe Labani. Ariko icyo gihe ndibuka ko ijwi ry'Uwiteka ryamugezeho rikamubwira ngo kuko wariganije kenshi nawe uzariganywa. No kuvuga ngo nibyo yakoze byo kwibumugisha nabyo yarabihaniwe kugira ngo akurweho izina ry'uburiganya. Ngira ngo muzi ijoro yaraye pe niwe yakirana na marayika. So Yakobo ntago yahawe umugisha gutyo for free. Ntago Imana ngo kubera ko yamukunze yamufashe ikamuhereza umugisha. Ndagira ngo tubyumve neza muri iyi ntangiriro yacu turimo tuzaza ikintu cyacu cya mbere, kugira ngo tumenye neza ko kuba Imana idufiteho imigambi myiza, ko Imana idukunda, Imana izaterura ibintu ngo ibidusuke biduhereze gutyo gusa, ahubwo hari uruhare rwacu kugira ngo tubironke. Iyo wigiye imbere gato ubona no ku Bisiraheli nabo yarabwiye ngo gukiranuka kwanyu siko kubajyanye muri kino gihugu, ahubwo gukiranirwa kw'abandi niko kukibakuyemo. Aho ndi mu Gutegeka kwa 2 mu gice cyawo cya 9. Ntabwo gukiranuka kw'abajyanye muri kiriya gihugu, ahubwo gukiranirwa kwa babandi niko kwakibakuyemo. Namwe ni mukiranirwa, namwe muzagikora nk'uko abandi bagikuwemo. So ni uruhare rwacu, nubwo hariho umugambi w'Imana irebera mu itangiriro ikareba iherezo, ariko dufite uruhare rwacu tugomba gushyiramo, kuko mu Mana hari icyo dusabwa. Nubwo idufitiye imigambi myiza, nubwo yadukunze, nubwo turi abana bayo, nubwo yatwiremeye y'ubwayo tukaba turi abantu bayo, ariko dufite uruhare rw'ibyo tugomba gusohoza kugira ngo tubashe kugira urutabi ku bintu Imana itugenera, ku bintu Imana iduha, Imana itugirire neza. Kuko hari igihe dupfusha amahirwe ubusa ugasanga bitubereye bibi. Mu ndirimbo za Salomo mu gice cya 5 harimo umukobwa n'umugeni yumvishe umukunzi we arimo arakomanga. Nusoma igice cya 4 ugasoma igice cya 5 ukabigereranya, uzasanga harimo itandukaniro. Uwa mbere yumvisha akumbuye umukunzi, arahaguruka ajya kumushaka mu murwa, ahura n'abarinzi, agenda mu mudugudu, agenda mu miharuro, kubera ko yifuzaga umukunzi, aramushakisha muri iryo joro atitaye ku makuba yari ariho muri iryo joro. Ariko nyamara uwo mukobwa amaze gutandukana n'abarinzi, ahura n'umukunzi we, arangije aramufata amujyana mu cyumba cy'amubyaye ngo ntiyemera ko yongera gusohokamo. Umukobwa wa kabiri we mu gice cya 5 hari ikintu cyamubayeho, ngira ngo mbabwire. Uyu mukobwa wa kabiri we yumvisha umukunzi akomanga. Amaze kumva umukunzi akomanga ntiyabyitaho, ntiyabiha agaciro, aza kuza kwisanga yipfushije ubusa, avuga ngo sindi bubyuke nakarabye, sindi bubyuke nisize, sinkandagira hasi, singira gute. Asohotse asanga umukunzi yamaze kugenda. Asohotse mu murwa ashakashaka uwo mukunzi, bimubereye ibyago bikomeye, yahuye n'abantu baramukubita, baramukomeretsa, kandi birangira atabonye umukunzi we. Kandi nyamara iyo ugitangira igice cya 5 ku murongo wawo wa 2 usanga ko umutima w'umukobwa wifuzaga kubona umukunzi we, umutima w'umugeni wifuzaga kuba yabona umukunzi. Ariko nyamara mu kuzarira gukingura avuga ngo nikuyemo umwambaro wanjye, namwambara ne, nogeje ibirenge nabyanduza ne, nageze gute, utwo tuntu mu kuzarira muri two byatumye akingura. Asotse ajya gushaka umukunzi aramubura, nkuko nabibabwiye. Ageze mu nzira ahura n'abantu baramukubita, yahuye n'akaga kenshi muri iryo joro, kandi birangira atabonye umukunzi. Niyo mpamvu amahirwe dufite ntabwo dukwiriye kuyapfusha ubusa. Icyo dusabwa gukora dukwiriye kugikora none. Ubushake dukwiriye kugira, dukwiriye kubugaragaza none, tukagira umwete, uko Imana ikunda abantu bayikunda, abayishakana umwete kandi bazayibona. No kuvuga ngo iradutegereje. Umuririmbyi tujya tugira mu gitabo cy'indirimbo za Pentecote aravuga ngo ngategereza abana be ngo bamusange abakenuri. Yaramavuga ku ndirimbo yitwa Ibihe nsenga Uwiteka, harahajya akavuga ngo ategereza abana be ngo bamusange abakenura. Rero ategereza abana be,
aragutegereza nawe, nanjye arantegereza kugira ngo mbashe gusobanukirwa, mbashe guhazwa, kwifuza kwanjye kubashe kuba puruvi, kubashe gusubizwa, kuko afite ibisubizo byo kwifuza kwanjye. Ariko wowe ushaka agakiza, ariko wowe uri mu gakiza wifuza iterambere muri ko, ari wowe wifuza kugira ibindi bintu hishurirwa, ari wowe mu mutego wifuza kuvamo, ari wowe ufashwe bunyago n'inyigisho z'ubebe ziriho ushaka kumenya ukuri, agufitiye igisubizo. Ariko uruhare rwawe ukwiriye kurugira ubu ngubu. Umwami Yesu agumugisha. Ndagira ngo dusoreze ahangaha igice cya mbere cy'inyubako y'agakiza. Tuzatangirana ubutaha dutangiye gusiza none inyubako y'agakiza. Ikibanza cyo gusiza, ikibanza cy'inyubako y'agakiza ni iki? Tuzagitegura gute? Tuzasiza gute tugiye kubaka inyubako y'agakiza? Ntuzacikwe iby'igice bizakurikiraho. Turacyari ku nyubako y'agakiza. Reka dusenga n'Imana. Nagira ngo aka kantu nkakwibutse ko uruhare rwawe ari ingenzi rwose mu bushake no mu mugambi Imana igufiteho. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, ugira neza bukira bugacya, imbabazi zawe ntabwo zirangira. Turagushimye ko abanye natwe mu gice cya mbere cy'inyubako y'agakiza. Turagushimye ko uzaguma natwe mu bice bizakurikiraho. Dore tugiye gutangira twitegura gusiza ikibanza agakiza kazaterekwamo, twitegura kureba uko imiterere y'ikibanza izaba imeze. Ndakwinginga Mana imbabazi nyinshi, kugira ngo ukomeze ushyire inzara n'inyota mu mitima y'abadukurikiye, kugira ngo kandi umwuka wera akomeze gusobanurira biruseho twebwe ibyo twavuga. Imitima y'abera ihabwe ibiyikwiriye rwose, imitima inyotewe uyihaze kubw'ubuntu bwawe, uhaze kwifuza kwagukunda bose, uhaze kwifuza kwagushaka kose. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubyambaje twizeye, urakoze Kristo. Amen.